nishimiye kubana nawe wowe uhisemo gukurikira Ebeneza Niyo TV. Uri kumwe na Samuel Niyo Dusenga. Ni ku munsi wa gatatu w'amateraniro yacu, tariki 18 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 mu mavune yateguwe na New Times Family Choir. Intego ya New Times Family Choir iragira iti: twiteguze n'abandi kwinjira mu bihe bishya Kristo yaduteguriye, bitazarangwamo ikibi cyari cyo cyose. Ari hafi cyane kuza kubitwinjizamo. Insanganyamatsiko y'aya mavuna yo ikagira iti: iherezo ry'uburetwa riregereje. Yesu nako atagize kugira ngo atuburire. Nejejwe no kukugezaho indirimbo 3 zaririmbwe na korali ababwiriza butumwe mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Nyamirembe. Hano Igitwe ni korali iririmba mu mwimerere wa Kidiventiste. Mu ndirimbo batambutsa mu majwi yumvikana kandi atuje, baratanga umuburo muri ubu buryo. Indirimbo ya mbere baragira bati: itorero ry'Imana tugiye kubabazwa, igihe cy'amakuba menshi twakigezemo, nyamuneka nimukomere, mufate umwanzuro hakiri kare bigishoboka, dore nta gihe tugisigaranye. Mu ndirimbo ya kabiri baragira bati: igihe cyo kuvuga ubutumwa dore kiri hafi kurangira, benshi babigize ibikino, urababwira ibyo kwihana bakabiseka, nyamara hari igihe bazabikenera bitagishoboka. Bati: mwibuke abo kwa Nowa, ibyabo byabereho kutubera akabarore, byandikiwe muri Bibiliya kugira ngo tubyigireho. Uko byari biri muri ya minsi yo kwa Nowa, na n'ubu niko biri mu minsi iheruka iyi si. Nanone muri iyi ndirimbo baragaruka ku bizera bari mu itorero ariko bitwaza Bibiliya gusa, babigize umuhango. Nyamuneka nimuhindure icyerekezo, amazi si yayandi. Mwakire Yesu Kristo n'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu. Yadutumye abantu benshi cyane we, yuko agiye kugaruka vuba. Abaho umutima mushya. Reke twihane bavandimwe. Fata umwanzuro bigishoboka, kuko aya mahirwe ntituzayahorana. Kandi ndabagezaho indirimbo ya 3 baririmbye. Ni indirimbo irimo ibyiringiro noneho bya bihe bishya. New Times. Ndareba umudugudu ushashagirana, aho niho tugiye gutaha. Abera abahisemo kumva uyu muburo bakihana ibyaha byabo, tugiye gutaha. Ni ibyiringiro by'umugisha, reka tubigusangize. Kurikiriza indirimbo. Itorero ry'Imana tugiye kubabazwa, tugeze mu gihe cy'akarengane gakomeye, tugiye guhangana n'inyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo. Igihe cy'umubabaro mwinshi, igihe cy'amakuba menshi, igihe cy'akaga gakomeye cyane, dore twakigezemo bagenzi. Igihe cy'umubabaro mwinshi, igihe cy'amakuba menshi, igihe cy'akaga gakomeye cyane, dore twakigezemo bagenzi. Bamwe bagiye gushyirwa mu nzu y'imbohe, abandi bamenenganijwe bavanwe mu byabo. Bizaba ari igihe cy'umubabaro mwinshi utigeze kubaho mu isi. Igihe cy'umubabaro mwinshi, igihe cy'amakuba menshi, igihe cy'akaga gakomeye cyane, dore twakigezemo bagenzi. Igihe cy'umubabaro mwinshi, igihe cy'amakuba menshi, igihe cy'akaga gakomeye cyane, dore twakigezemo bagenzi. Abakomeza amategeko y'Imana, Imana izabashyira ikimenyetso mu ruhanga, bagakomeza n'isabato y'Imana, Uwiteka azabaneshereza. Itorero ry'Imana nimuhumure, Yesu umwami azaturengera, tuzamubona tungutse ku
bicu aje gutabara itorero rye itorero ry'Imana nimumure Yesu mwami azaturengera tuzamubona tungutse ku bicu aje gutabara itorero rye aje gutabara itorero rye aje gutabara itorero rye igihe cy'ubutumwa kiri hafi kurangira batuye iyi si babifata nk'imikino kubabwira ibyo kwihana abenshi bakabiseka babikenera kandi bitagishoboka nk'abo kwa Nowa basekeraga Nowa n'ab'iki gihe babihinduye imikino ugifite ubuzima umvugwa guhamagara Yesu Umukiza araguhamagara nk'abo kwa Nowa basekeraga Nowa n'ab'iki gihe babihinduye imikino ugifite ubuzima umvugwa guhamagara Yesu Umukiza araguhamagara ibibera muri iyi si bamwe birabagushije abenshi barabibona kandi bikabaca intege we wamenye ubutumwa nukaba utarihana igihe kirageze ntuzitwaze sinamenye nk'abo kwa Nowa basekeraga Nowa n'ab'iki gihe babihinduye imikino ugifite ubuzima umvugwa guhamagara Yesu Umukiza araguhamagara nk'abo kwa Nowa basekeraga Nowa n'ab'iki gihe babihinduye imikino ugifite ubuzima umvugwa guhamagara Yesu Umukiza araguhamagara hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kubabara ibyawe birababaje ese wiruririza iki ngo witwaza Bibiliya kandi wuzuye ubugome nyamara dore urishuka kuko ntuzajya mu ijuru nk'abo kwa Nowa basekeraga Nowa n'ab'iki gihe babihinduye imikino ugifite ubuzima umvugwa guhamagara Yesu Umukiza araguhamagara nk'abo kwa Nowa basekeraga Nowa n'ab'iki gihe babihinduye imikino ugifite ubuzima umvugwa guhamagara Yesu Umukiza araguhamagara uburakari bukaze bw'umujinya uhoraho ugiye kugwira iyi si ku bantu banze kwihana none se muvandimwe ko wanga guhamagarwa uyarure dore iherezo ryageze nk'abo kwa Nowa basekeraga Nowa n'ab'iki gihe babihinduye imikino ugifite ubuzima umvugwa guhamagara Yesu Umukiza araguhamagara nk'abo kwa Nowa basekeraga Nowa n'ab'iki gihe babihinduye imikino Yesu Umukiza araguhamagara Yesu Umukiza araguhamagara Yesu Umukiza araguhamagara ndareba umudugudu ushashagirana ndareba ibyiza byaho byose bihora bituje aho niho Yesu yaduteguriye tuzabana n'abakiranutsi El Shaddai Imana yacu himbazwa iteka bose bakuramye kuri Imana ikomeye twasanze nta wundi uhwanye nawe Yesu El Shaddai Imana yacu himbazwa
himbazwa iteka bose bakuramye kuri Imana ikomeye twasanze nta wundi uhwanye nawe Yesu El Shaddai Imana yacu himbazwa iteka. Dore igishimishije nshuti mwene data nuko twifitiye umugeri mwiza utuyobora aratuyobora ntituyobagurike mbese uwo mugeri mwiza twamunganya iki El Shaddai Imana yacu himbazwa iteka bose bakuramye kuri Imana ikomeye twasanze nta wundi uhwanye nawe Yesu El Shaddai Imana yacu himbazwa iteka El Shaddai Imana yacu himbazwa iteka bose bakuramye kuri Imana ikomeye twasanze nta wundi uhwanye nawe Yesu El Shaddai Imana yacu himbazwa iteka. Tuzatambagizwa muri uwo murwa wera abazawutambagiramo n'abasizi ibyabo byose bagakurikira umucunguzi wabo. Niba nawe ubyemera ngwino tujyane El Shaddai Imana yacu himbazwa iteka bose bakuramye kuri Imana ikomeye twasanze nta wundi uhwanye nawe Yesu El Shaddai Imana yacu himbazwa iteka El Shaddai Imana yacu himbazwa iteka bose bakuramye kuri Imana ikomeye twasanze nta wundi uhwanye nawe Yesu El Shaddai Imana yacu himbazwa iteka 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 bose bakuramye kuri Imana ikomeye twasanze nta wundi uhwanye nawe Yesu El Shaddai